Yes, komeza ukubwe neza kandi nizere neza kumeze neza aho uri hose hirya no hino mu Rwanda hose, abari mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Nizere ko gahunda zanyu zikomeje kugenda neza. Hanyuma ngende Eros, iyi ni Birashoboka TV Rwanda, tugenda tubagezaho amakuru y'ibyamamare hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'amakuru abagezweho mu bahanzi, abakina sinema, ibyamamare bikina sinema, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye kabisa mu bisata bigiye bitandukanye. Tugenda tubagezaho amakuru y'ibyamamare, abadanseri ni wareba nabo ntago twabibagirwa. Hanyuma ubwire ngo wowe komeza ugubwe neza, hanyuma wowe utari kugubwa neza kuri uyu munsi, ejo cyangwa se ejo bundi, ni wowe komeza ukore kabisa kandi ushyiremo imbaraga. Imana ibireba ukuntu ukurikirana ibintu byawe, ukuntu wikorera utuntu twawe. Hanyuma nanjye Eros ngenda nkugezaho amakuru y'ibyamamare hano kuri Birashoboka TV Rwanda. Ubwire ngo komeza dukurikirane kabisa. Uyu munsi turakugarukira ku cyamamare cyatumye ibinyamakuru byinshi muri uyu mwaka ndetse n'umwaka wa 2024 bicuruza cyane, bicuruza bya hatari, bitewe nuko yagiye abaha inkuru ndetse anadutamo n'imizigo nawe ubwe yagendaga yinjiza. Urabyumva, numwe mu byamamare bigenda bikuzuza arena kandi bikagenda neza kabisa. Numwe mu byamamare bikorera ibitaramo hanze bikaba ibindi bindi. Numwe mu byamamare bijya muri Uganda ibintu bikaba ibindi bindi. Muri Uganda baramukunda cyane. Gusa uyu munsi turaza kugaruka kuri The Ben, ari nawe cyamamare nababwiraga. The Ben ni umwe mu bantu batumye imbuga nkoranyambaga zicuruza muri uyu mwaka, cyane ko noneho igihe yibarutse umwana ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025 yamwise izina biza kuba ibindi bindi. Reka nkubwire ngo kanda subscribe wowe utarakanda subscribe kuri Birashoboka TV Rwanda, ndetse wibuke no gukanda kunzogera inkuru zacu zijye zikugeraho 5 kwa 5 buri uko dushize inkuru ugenda uyibona. Hanyuma nkubwire ngo subscribe na sharinga, wibuke n'inshuti zawe kabisa nazo zibone ibyari byo. Ndakubwira gusharinga nibyo nyivugaho. Gusa mubwire ngo kanda like niba wakunze ibintu byacu. Nkubwire ngo jya muri comment tubwire ati The Ben uyu mwaka byari bihagaze gutya, byari neza, byari nabi, wowe urabibona ute? Ufite reaction yawe, ufite igitekerezo cyawe watanga. Hanyuma nkubwire ngo komeza dukurikire nze ngutemo amakuru ku buryo burambuye ukuntu bihagaze. Niki kiri kuvugwa kuri The Ben, niki kiri kuvugwa uyu munsi, niki we abivugaho, niki ni gute bihagaze. Ngende Eros nongeye kugwikase kuri Birashoboka TV Rwanda, aho tukugezaho amakuru y'ibyamamare hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru avugwa ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru agezweho kandi yizewe kabisa tugenda tukugezaho. Hanyuma Jerry Eros kabisa ngiye kugenda nkugezaho amakuru avugwa kuri The Ben aka Taigabe, n'umwe mu basore b'abanyarwanda kabisa bakoze ibitangaza kandi n'ubu ngubu bakibikora muri muzika kabisa. N'umwe mu bantu bakora ibitaramo bihenze kandi bihambaye kabisa hano mu Rwanda. Hanyuma The Ben n'umwe mu bantu tuvuga ko twafata nk'icyitegererezo mu bintu bigiye bitandukanye. Ni umuntu ugira ikinyabupfura cyane ko no muri iyi minsi kabisa yagaragaje ko agifite ikinyabupfura bitewe nuko yise umwana izina nyuma yo kwibaruka ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025. aza kureba reaction z'abantu arangije umwana muhindurira amazina, amwita Icyeza Mugisha Olaruna. Niyo mazina yaje kuba yaha umwana we w'umukobwa. Umwana mwiza, umwana kabisa ubona ko kavuka ku babyeyi beza kabisa, ubona ko nawe biramutse bibaye neza yakurana ikinyabupfura nk'icy'ababyeyi be kabisa. The Ben umuntu ugifite ubumuntu, kuko icyo yagarajigaje hano ngaha ni wa muntu ugira ubwoba bwo kugira ngo bamuvuge nabi cyangwa se abone reaction mbi kuri we, ndetse agira n'amarangamutima akabigaragaza kabisa ku rwego rwo hejuru. Hanyuma uyu The Ben yari yise Paris umwana we, gusa nge mvuga ko ari ibintu yari yateguye kuko yabitangaje hakiri kare. Umwana akivuka yahise atangaza ko amwise Mugisha Paris, bituma imbuga nkoranyambaga zicuruza cyane ndetse aba content creator bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Gusa The Ben we
mvuga ko yaba yarabiteguye bitewe nuko yashakaga kureba comment reaction z'abantu. Nyuma yo kubona comment cyangwa se reaction z'abantu benshi akabona 99% bavuze ko Paris atari byiza kuko umwana no w'abanyarwanda, The Ben kandi nawe ni umunyarwanda, ndetse yaje kubigaragaza ko ibingibi bavuga koko ari byo, aza kumwita ayo mazina yandi, amazina kabisa. Amazina navuga ko ari amazina meza, avuye ku mazina 2 agera ku mazina 4, bituma umwana we aba kabisa ibindi ku mbuga nkoranyambaga niyo nkuru iri kuvugwa. Hanyuma uwitwa Diamond Platnumz ni inshuti ye bya hatari, bafitanye n'indirimbo yitwa Why, indirimbo nziza twakuze turi benshi hano mu Rwanda. Diamond Platnumz kuva muri Tanzania, icyamamare kabisa, ni umwe mu bantu amaze kugafata, bamaze kugukira bitewe n'umuziki kabisa. Hara muri Tanzania ni umwe mu bantu bakomeye, si no muri Tanzania gusa, East Africa kabisa, ameze neza, ahagaze neza, ni umwe mu bantu twubaha kandi twemera. Hanyuma uyu Diamond Platnumz yaje gupostinga kuri Instagram yiwe cyangwa se urubuga rwa history, tugenda tubonaho amakuru, urubuga dupostingaho ibintu byacu. Hanyuma aza gupostinga ifoto y'umwana w'umukobwa, n'umwana wa The Ben. Aravuga ati The Ben, nishimiye ko wibarutse imfura yawe, congratulations kabisa, ndabyishimiye kandi ndakwishimiye, nishimiye ko ubonye umwana w'imfura, ibyo ndabyishimiye. Niko Diamond Platnumz yakomeje kugenda abigarukaho. Hanyuma uyu The Ben nawe ni umuntu nanjye ndemera bitewe nuko ni umuntu ugifite ubumuntu, kuko areba reaction z'abantu akavuga ati ngiyewe reka mpindure bitewe n'abantu, gutya bigende neza, kuko atinya public yamuvuga nabi, atinya ikintu cyamuteranye n'abandi bantu, abantu bahuje mu muziki, abantu muri politiki, ikintu cyamuteranya n'igihugu cye n'ibindi atinya, kuko urumva ko umuntu ukigira akantu kakoba ni umuntu ufite ubumuntu, ni umuntu ugifite ubumuntu kabisa, ubona ko ni wa muntu utari wangirika, ntago yari yangirika, ni umuntu utari wangirika muri we, ugifite ubumuntu, nkuko ndi gukomeza kugenda bikubwira. Hanyuma The Ben aya mazina yise umwana we, umva ko ari amazina menshi, kandi avuye ku mazina 2, ni amazina menshi meza, ndetse amazina avugitse neza, nk'umwana w'umunyarwanda, Icyeza, Mugisha, Luna Ora, ni amazina meza kabisa. Hanyuma The Ben ni umuntu wahaye content creator, nk'uko nakomeje kugenda bikubwira ku mbuga nkoranyambaga, bagiye bamuvugaho ibintu byinshi, kandi gusa nawe yarahagaze neza. The Ben baramuvuza ati The Ben ko atari gushaka, ko yatinze gushaka, ko yatinze gushira umwana mu mago, abamushize mu mago. Igikwe cyiza kabisa, igikwe cyari kirimo ibyamamare, abayobozi bakomeye, ni igikwe wabonaga ko gisa neza, ni igikwe nakunze kandi cyakunzwe n'abantu benshi, igikwe cyacuruje ku mbuga nkoranyambaga, ni igikwe ewan cyabereye n'ahantu hameze neza kabisa, n'ahantu hari hateguwe, ahantu hateguye, nabo basa neza, utunyogosho kuki abantu ubona ko ari neza, basa neza bya hatari, hagati ya The Ben na Uwicyeza Pamela. Hanyuma The Ben ni umwe mu bantu bakoze igikwe cyiza kabisa. Hanyuma icyo gihe akibara gukora igikwe, ati The Ben atinze kubyara, atinze gutera inda, abateye inda, abantu baravuze ati The Ben ashize inda y'umugore we ku karubanda, mu gihe amaze gutera inda atayishize ku karubanda, none bigeze aho abyara, arabyaye, umwana amwise Mugisha Paris. Bavuze ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga, harashya, gusa ntekereza ko ibingibi byo ari agateguro ke, kubera ko yari amaze kubona ko iyo akoze ikintu public bamuvugaho cyane, aravuga ati reka mbe mwise Mugisha Paris, noneho ndebe reaction z'abantu. Abantu baje kugaragaza reaction ko Paris atari ryiza,
The Ben nawe urumva ko yari yabitangaje kare umwana akivuka kugira ngo arebe izo reaction, noneho amaze kubona izo reaction aza kumuhindurira izina, amwita amazina nkuko nakomeje kugenda bikubwira. Ndasubiramo iri zina kenshi kuko ni amazina menshi kandi meza. Icyeza, Luna, Ora, Mugisha ni amazina meza, harimo n'amazina y'ababyeyi be. Icyeza biva ku Uwicyeza, Mugisha ni Mugisha Benjamin, ise niko yitwa. Wumva ko ari ibintu bimeze neza, n'abantu bahagaze neza. The Ben wagize ibihe byiza, ndetse The Ben umeze neza, ndetse The Ben ukora ibitaramo abantu bakabishagarira, abantu bakavuga ati cyakoze uyu muhanzi arakaze kandi ararenze. The Ben ubu ukora ikintu ku mbuga nkoranyambaga bakagenda bamuvugaho cyane. Uyu nguyu ni umwana w'Abanyarwanda, ndetse n'umwana we ubona ko ari umwana mwiza, umukobwa ikibaju, umwana mwiza usa neza kabisa, ubona ko bibyaye baribyaye nabo ubwabo ni beza, ntago biyoroheje. The Ben aka Tiger B, wumva ko ibintu bimeze neza, ni ibintu biryoshye, ni ibintu bihagaze neza kuri we. Ni umuntu uri mu buryohe bitewe nuko yibarutse umwana we w'imfura, ndetse amakomenti akomeje kuba menshi ku byamamare bigenda bimubwira ati congratulations musaza, congratulations ku mfura yawe wibarutse. The Ben ukomeje gutanga content na n'ubu ngubu. Ese wowe uramuvugaho iki? Bitubwira muri comment, hari ukuntu wowe ubibone, wowe urabona The Ben bihagaze ute? Uyu mwaka ni umwaka twavuzemo The Ben cyane, ni umwaka wavuzwemo ibintu byinshi kuri The Ben. Wowe niki wamuvugaho, niki umubonaho, niki umuvugaho cyane ku mfura ye ya mbere ahagaze neza? Ndetse wibuke no gukanda subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo bikomeze bigende neza kabisa. Ureba inkuru zacu, je nakubwira ngo ciao twongere kubonana mu yandi makuru, tubwire ukuntu bibona. Nibuke ko mwibuke ko The Ben ni umwana w'Abanyarwanda. Gusa mukande subscribe abatarayikanda, mwibuke no gukanda ku nzogera. Nicyo kintu nkunda kubabwira kugira ngo inkuru zacu tugende tubagezaho mugende muzibona kandi zidatinze kabisa. Ciao.